Yes, tubahaye ikaze ku Mubumbe TV, tubashimire mwebwe mukomeje kugenda mukora subscribe. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kandi dukomeje kwifatikanya n'abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 32. Twibuke twiyubaka kandi tuvuga ngo never again, cyangwa se ntibizasubire. Ku murongo wa telefone reka twakire umukozi w'Imana, Prophete Chris. Rero abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda muri rusange baduteze amatwi kuri aya masaha, ndabashimira cyane kandi nanjye ndongeye mbahaye mbabwira ngo twibuke twiyubaka ku nshuro yacu ya 32 ubwo u Rwanda turimo twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ndavuga ngo never again, cyangwa se twongere twibuke ariko twiyubaka. Iki rero iki ni igihe gikomeye cyane u Rwanda rurimo ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Ni igihe cyo kwibuka ariko kandi ni igihe cyo gukira ndetse ni igihe cyo kwiyubaka. Muri iki gihe ntabwo ari igihe cyo guheranwa n'amateka. Iki rero ni igihe kandi cyo kongera kubakwa. Ni igihe cyo kongera kubakwa. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda ko iki ngiki ari igihe cyo kongera kubakwa, ari igihe cyo kongera kwiyubaka, kubera ko imbere dufite ibyiringiro by'Imana yacu, dufite ibyiringiro byo kwiringira Imana, dufite kwiringira Imana kuko hari Imana yavuganye n'abanyarwanda muri rusange. Uyu munsi rero ndashaka kubwira abanyarwanda inyigisho cyangwa se ijambo nateguye kuganiriza abanyarwanda. Uyu munsi narihaye umutwe uvuga ngo nyuma yo kwivuruguta mu ivu ndetse no kurira amarira menshi n'agahinda gakomeye, Imana yubaka ubugingo bushya. Imana yubaka ubugingo bushya. Iyo usomye Zaburi 147 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Akiza abafite imitima imenetse ndetse agapfuka inguma z'imibabaro yabo. Muri Yesaya 61 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo yantumye no gushyiraho itegeko ab'i Siyoni barira, byo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Imana rero, Imana ibona amarira yose y'u Rwanda. U Rwanda rwarize muri Mata 1994 ubwo hari kuba jenoside yakorerwaga abatutsi. Mu mateka y'igihugu cyacu rero, by'umwihariko mu gihe cya jenoside, nk'uko nabivuze haruguru, mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi hari amarira menshi yamenetse, hari ubuzima bwinshi bwatakaye, hari imitima myinshi yakomeretse. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko nta marira Imana itabonye, nta n'umubabaro Imana itazi ku banyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Ntabwo Imana rero yigeze yirengagiza ibyabaye, ntabwo yibagiwe ababuze ababo. Ibyo byose Imana irabizi kandi Imana irabizirikana ndetse biri ku mutima w'Imana. Nicyo gituma Imana ifite guhumuriza abanyarwanda bose muri rusange. Icyo nabwira rero abakurikiye iki kiganiro, icyo nababwira gikomeye, ntabwo gukomereka ari iherezo ry'ubuzima, ntabwo gukomereka k'umutima, gukomereka kw'imibiri, gukomereka kw'amarangamutima kwabayeho muri Mata 1994 ubwo hakorwaga jenoside. Ntabwo gukomereka kwabayeho icyo gihe ntabwo byari iherezo ry'ubuzima, ahubwo Imana yabihinduye itangiriro ryo gukira ndetse no gukomera mu buzima bw'abanyarwanda muri rusange. Abenshi rero baracyafite ibikomere byo mu mitima. Mu gihe cyo kwibuka bagahangayika cyane, bakongera bakagira ibibazo byo kwibaza bati ni iyihe mpamvu yatumye ibi ngibi biba, kuko ibi ngibi byatubayeho. Abantu bakibaza ibyo ngibyo, abantu bakiheba, abantu bakongera bagasubira
bagasubira mu bihe byatambutse, bakongera bagasubira mu bihe bibi, ariko Imana iravuga iti ntabwo imitima yabo Imana yayitaye, ntabwo imitima yabo yayitaye, kandi Imana ifite umugambi wo kubaha imitima ikomeye, kandi Imana ikabahumuriza kuko icumu ryarunamuwe. Bakwiye guhumurika rero, bakwiye kutagira ubwoba, bakwiye kwihangana, bakwiye gukomera kubera ko icumu ryarunamuwe. Aho hari ibikomere rero, Imana igiye kuhashyira umutima mushya. Aho hari umwijima, Imana yashyize umucyo w'itangaza, kubera ko icyo ari igihe cyo kugendererwamo n'Imana. Rero gukira si ukwibagirwa, ntabwo gukira ari ukwibagirwa iby'Imana ibyabayeho cyangwa se iby'Imana yadukuyemo, ahubwo gukira ni ugutunga amahoro yuzuye. Nubwo wanyuze mu mubabaro, ariko iyo Imana iguhaye gukira utunga amahoro yuzuye. Iyo umuntu afite amahoro yuzuye rero yibagirwa ibyabaye, yirengagiza ibyamubabaje, ahubwo agasingira ibiri imbere. Imana rero ikomeje akazi kayo ko kubaka igihugu cy'u Rwanda, ndetse ikagihindura gishya ku bantu bakize ako kaga gakomeye. Imana iracyafite umugambi, cyangwa se ikomeje umugambi wo gukomeza kubaka u Rwanda rushya, igihugu gishya, ubuyobozi bushya, imibereho mishya, imirire mishya, imyambarire mishya, imiryango mishya. Imana ifite umugambi wo kubaka ibishya mu gihugu cy'u Rwanda. Rero u Rwanda rwagaragaje urugero rwiza rukomeye mu bwiyunge, bikomotse mu bushake bw'Imana. Haboneka ibyiswe kubabarira, ndetse abantu barababarirana mu buryo bwuzuye, haza ubumwe n'ubwiyunge, ndetse habaho no kongera kubaka ubuzima bushya, igihugu kirongera gihinduka gishya. Ibi rero ntabwo ari imbaraga z'umuntu uwo ari we wese, ahubwo ni ubuntu bw'Imana bukomeye bwakoreye mu mitima y'abantu, y'abari basigaye. Imana ikorana nabo. Imana rero iratangaza ko ikomeje akazi ko kongera kuvugurura, ko kongera gukora, ko gukomeza kubaka u Rwanda rushya, u Rwanda abantu bifuza, u Rwanda isi yose yifuza. Ntabwo Imana izarutererana, iracyakomeje kuba mu ruhande rwabo. Rero ndagira ngo mbabwire abadukurikiye, iyo Imana ikijije umuntu umwe, uwo muntu umwe yubaka umuryango. Imana yakijije abantu bamwe na bamwe, Imana yadukijije, Imana ikiza abantu bamwe, hanyuma abo bantu bubaka imiryango. Iyo Imana rero yubatse umuryango umwe, uwo muryango wubaka igihugu. Niko byagenze. Imana yubatse umuntu yubaka umuryango wubaka igihugu. Ubwo igihugu nacyo kigiye gukomeza urugendo rwo kubaka isi, kugeza igihe tuzagera ku isi twifuza, tuzagera ku mahoro twifuza. Byaragaragaye ubwo u Rwanda nyuma yo kwiyubaka rwagiye rutangira kuzenguruka mu mahanga, rukajya gushaka amahoro ahandi. Iki ni ikimenyetso cyiza Imana yatanze, cyagaragazaga ko nubwo u Rwanda rwanyuze mu ntambara, rwanyuze mu bikomeye, rwanyuze mu bihage, mu bintu bikomeye, mu bisage, rwanyuze mu bintu bidasanzwe, ariko iki ni ikimenyetso gikomeye Imana yashatse kugaragaza ko nubwo u Rwanda rwanyuze muri ibyo, ariko hakiri amahirwe ko u Rwanda rwakubaka isi, rugatanga amahoro ku isi. Rero ibyo ngibyo twabibonye. u Rwanda rwajyaga za Darifuru, za Central Africa, u Rwanda rukajya za Mozambique, rukirukana ibyihebe, bigakorwa bigahinduka amateka. Ayo ni amateka Imana yubatse ku Rwanda mu rwego rwo gukomeza komora ibikomere by'Abanyarwanda bari bafite kwiheba, bazi ko ibyo ngibyo bitazigera bibaho, bazi ko umutekano utazongera kubaho, ariko Imana irabikora, ndetse itanga n'ibimenyetso ku rwego rw'isi. Rero ndagira ngo mbwire abadukurikiye yuko inshingano yacu muri iki gihe ari izi ngizi zikurikira. Ntabwo turi abo kwibuka gusa, ahubwo turi abo kubaka ejo heza hazaza, kandi tukubaka ejo heza hafite imbaraga. Ibyo ngibyo tuzabishyigikirwamo n'Imana. Duhamagariwe rero kwigisha urukundo aho hari urwango, kuvuga amahoro aho hari ibikomere, kuba urumuri aho hari umwijima w'icuraburindi, twebwe tugahinduka urumuri. Imana rero ifite umugambi wo gukomeza guhindura Abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange urumuri rw'isi. Aho ngaho hari umwijima, aho ngaho muri ibyo bihugu by'amahanga hari intambara, hari ibyorezo, hari ibibazo bikomeye, Imana izafata u Rwanda iruhindure urumuri rw'amahanga, noneho amahanga yose
agira amahoro, amahanga atunga amahoro, amahanga atunga ibyishimo biturutse ku rumuri u Rwanda cyangwa se Imana izamurika ku Rwanda. Maze rero nk'uko byanditswe mu Baroma ibice byaho 12 umurongo wa 21 haravuga ngo ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Imana iraduhamagarira ko abanyarwanda muri rusange n'inshuti z'u Rwanda n'abandi bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, Imana iraduhamagarira ko tutagomba gufata ikibi ngo kituneshe, ahubwo dufate ikibi dufate icyiza tukinesheshe ikibi, kugira ngo ayo masezerano Imana itanga, Imana izayasohoreze muri twebwe. Mu ijambo rivuye ku Mana rero muri iki gihe, Imana iravuga ko u Rwanda ntabwo ari igihugu cy'amarira gusa, ahubwo ni igihugu cy'isezerano. Ntabwo u Rwanda ari igihugu cy'amarira gusa, ahubwo Imana iruhinduye cyangwa se yaruhinduye igihugu cy'isezerano. Kera umuntu yavugaga u Rwanda abantu bakiruka, abantu bakagira ubwoba, ariko noneho muri iki gihe cya none Imana irimo irakuretinga igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu cy'isezerano, ku buryo uzacyumva azajya yumva ageze iyo amahoro ahinda, ageze aho agomba kubona amahoro n'umutuzo n'umutekano. Aho mwabonye urupfu hazava ubuzima, aho mwabonye urwango hazasimburwa n'urukundo, aho mwabonye gusenyuka hazubakwa hakomere kurusha mbere. Imana igiye kubaka u Rwanda, kandi u Rwanda ruzakomera kurusha uko rwari rwubatse mu bihe byashize. Imana iravuga ko igiye gukiza imitima imenetse, ariko si ibyo gusa. Imana iravuga ko yahindura igihugu ndetse ikagihindura umunezero n'umudendezo w'abagituye. Rero Imana igiye guhindura u Rwanda, iruhindura isoko yo gukiza abandi. Imana izahindura u Rwanda, iruhindura isoko yo gukiza abandi. Hari igisekuru kiri kuza, hari igisekuru Imana irimo irategura. Icyo gisekuru Imana iri gutegura kiri kuzamuka, kizabaho, ariko ntabwo kizabaho mu bwoba nk'uko ibisekuru bya mbere byabayeho, ahubwo kizabaho mu kuri no mu mucyo w'itangaza, kuko ari ijambo riturutse ku Mana. U Rwanda rero ruzaba icyitegererezo cy'amahoro ku mahanga menshi. Amahanga menshi azifuza kuba ko u Rwanda ruyabera icyitegererezo. Icyo nasorezaho rero muri aya magambo Imana yashyize ku mutima wanjye muri uyu mwanya, kwibuka si ugusubira inyuma, ahubwo ni ugufata amasomo ndetse tugakomeza urugendo, tugakomeza gutera imbere, tugakomeza kubakwa, tugakomeza gukomera, tugakomeza guhimbaza Imana, ariko turi kwiyubaka ndetse twubaka n'imiryango yacu muri rusange. Imana rero ntiyarangije gukorana n'u Rwanda, ahubwo iracyafite umugambi mwiza ku Rwanda. Imana iracyafite umugambi mwiza ku Rwanda, aho abantu babonaga ko ibintu byarangiye, aho abantu babonaga ko ibintu bitazongera kubaho, aho abantu babonaga ko ibintu bitazongera gukunda, ariko Imana iravuga ko iki ari cyo gihe none ahubwo abantu bagiye kubona amaboko y'Imana ku buryo bw'umugaragaro. Abanyarwanda bose rero, ari abari mu gihugu, ari abari no hanze yacyo, nibakomere, Imana iri mu kazi. Kandi nubwo bimeze nabi, nubwo inzara ziri gutera, ibibazo bikaba byinshi, intambara hirya no hino, ariko ndagira ngo menyeshe abanyarwanda ngo Imana yashyize uruzitiro ku gihugu cy'u Rwanda. Nta munyarwanda uzongera kubabazwa n'icumu, nta munyarwanda uzongera kubabazwa n'imihoro, nta munyarwanda uzongera kubabazwa n'ubugome bw'indengakamere, kubera ko Imana yashyize uruzitiro ku Rwanda. Imana yohereje abamarayika bagose igihugu cy'u Rwanda. Nta munyarwanda uzongera kubabazwa, ari abari hanze yarwo, abari no mu gihugu imbere. Imana iravugana nabo ko izi umubabaro wabo, izi agahinda kabo, izi ntimba zo mu mitima yabo, ndetse ikaba yiteguye kubaruhura. Imana iguhereze umugisha, kandi Imana ikomeze ibane natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha Profete. Ngira ngo mwabwira abantu nimero yanyu ya telefone, noneho mwagiza mukanasengera abantu badukurikiye kuri izi mbuga nkoranyambaga. Icyo nabwira abantu ni uko Imana iri mu kazi. Nimero yanjye ni 079 299 24484. Iyo nimero iba kuri WhatsApp gusa, ntabwo wayihamagara, ariko kuri WhatsApp wayandikira. Hanyuma dufatanye gusenga
dusengere imitima ibabaye yihebye, tuyibwire ngo nihumure, Yesu aracyari mu kazi. Ntabwo Imana yaretse abantu bayo bababazwa gutyo gusa, ahubwo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Muririmbyi yaravuze ngo ibiri hehe iyo turi mu bibazo, ariko arongera arasubiza ngo biri ahantu runaka, kandi ntabwo ibicecetse kubera ko yabuze ikivuga, nta n'ubwo ireka gukora kuko yabuze ikikora, ahubwo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana rero ikomeze iri mu ruhande rwacu. Reka dusengere umuntu wumva afite umutima wo kumva ahumuritse kugira ngo yakire imbaraga z'Imana. Mwami Yesu, tugushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga, uri Imana yacu bwite, ntabwo uzadutererana nta n'ubwo uzaduta, tuguhaye icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo sengera uyu muntu ufite umutima wo kwiheba kugira ngo umukomereze umutima, umukomereze amaboko, imbaraga zawe zikomeze kuganza, imbaraga zawe zikomeze kuba mu ruhande rwacu. Ntiwemerere Satani ko afata ijambo ku bwawe, ahubwo ijambo ribi ryacu, ijambo ribi ryawe ku bwacu Mana. Turagushimiye rero ko wumvishe gusenga kwacu. Komeza womora imitima, komeza womora inguma, komeza ube mu ruhande rwacu, ube mu ruhande rw'u Rwanda, ube mu ruhande rw'Abanyarwanda muri rusange. Twese dukomeze kugubwa neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana iguhereze umugisha Pastor, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi turabashimiye kutwakira kuri televiziyo yanyu. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Murakoze cyane. Reka twibutse abantu gukora subscribe ku Mubumbe TV, Byishimo Official, Umugabane TV ndetse n'iyitwa Ella Empire TV. Izo ni channel zose tuvugiraho ubutumwa bwiza ndetse n'ibindi biganiro. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.